mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, aho muhereye ku migabane itandukanye y'isi, mbifurije amahoro y'Imana mu izina rya Yesu, kandi mbifurije umwaka mushya muhire. Uwiteka azarusheho kubereka mu maso ye, kandi namwe muzarusheho kumushaka, kuko ushaka Uwiteka azamubona. Kandi uyu mwaka uzaba umwaka w'ububyutse ku bugingo bwawe no ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Twihuse rero, reka dusangire ijambo ry'Imana. Murabona ko umutwe w'amagambo uravuga ngo biba gukiranuka uzasarura imbabazi z'Imana. Iyo umuntu abibye gukiranuka asarura imbabazi z'Imana. Mu yindi mvugo, nuhindukirira ukihana ibyaha byawe, Uwiteka arakugira ibambe, Uwiteka arakubabarira, kuko ni umukiza wawe kandi ni umwami wawe, kandi ikigeretseho ni umubyeyi, ni Imana idaca imanza zitabera. Uciye bugufi umuganye wese aramwakira. Rero reka twubahe Imana, dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana y'imbabazi nyinshi, turagushimira mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimira ku bw'ubuntu bwawe, turagushimira kuko uri Imana y'umurava mwinshi. Turagushimira ko utihutiraho kurakara, ariko wihutiraho kuduha imbabazi. Kandi turagushimiye ko waturinze umwaka wa 2023, tukaba twarawurangije amahoro. Weretse n'abatawurangije amahoro, ukomeze ubafashe. Ese bahuye n'ibyago, ese bahuye n'ibigeragezo baraneshwa, ariko ndakwinginze ukomeze ubagire neza, wamurikishirize mu maso hawe mu izina rya Yesu. Tukweretse ijambo ryawe tugiye kumva muri aya masaha, ndabaringiye aho ku mwuka wawe wera angoreshe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi senge nuteze amatwi ijambo ryawe, umwuka wawe wera amusanga arusheho kumusobanura mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bwawe n'imbabazi byawe tubeho, niko senze nize mu izina rya Yesu Kristo kuri kumwe natwe. Amen, amen. Ijambo ry'uno munsi turarisanga Itangiriro ibice 4 umurongo wa 7. Nukora ibyiza nduzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi niwo byifuza, ariko ukwiye kubitegeka. Amen. Gahini yari ari umuhinzi, aza rero gusarura, arangije akuramo ituro ryo gushima Imana, ariko akuramo ituro rigawa ritari ryiza. Ariko iyo usanga n'umuntu w'umutima koko akwiriye gushima Imana ko yamuhaye guhinga agasarura kandi akeza, abe yarafashe ya mbuto nziza barondora. Ntabwo Uwiteka yitaye ku ituro rye, kuko yatuye ibigawa. Imana iturengere tubibe gukiranuka. Kubiba gukiranuka ni gute? Ni ukwera imbuto zikwiriye abihanye. Iyo dusomye Abagalatiya ibice 5 umurongo 22, tuhasanga imbuto z'umwuka. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, ngo no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nda amategeko abihana. Imana ishimye. Gahini we suko yarameze, ahubwo uyu ni Abeli. Abeli we yagize ute? Yeze imbuto y'urukundo. Aravuga ati kuko Uwiteka yangunze akangira neza, nanjye ndacyo mfite cyo namwitura usibye kumushimisha mu byo yambaye. Imana ishimwe. Mu buriza bw'umukumbi we ngatura ituro, Uwiteka aradinezererwa, Uwiteka amuhanga amaso, Uwiteka amumurikishiriza mu maso he. Imana yacu ishimwe. Ariko Gahini ngo Uwiteka ntabwo yitaye ku ituro rye. Ni hano ku murongo twasomye Imana yabwiye Gahini ati ngo nukora ibyiza nduzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, ngo kandi niweho bishaka, niweho byifuza. Birashaka iki? Birashaka ubugingo bwawe, birashaka kujyana muri Gehinomu, birashaka kugutanya n'Uwiteka, birashaka kukuboha.
Imana iramubwira ati ariko nubwo ariwo bishaka ufite kubitegeka. Muri iyi si ya none, muri iyi si dutuyemo, abantu turi gutegekwa n'ibyaha. Ugasanga inzoga itegetse umuntu, ubusambanyi butegetse umuntu, uburozi buri gutegeka umuntu, uburozi buturuka mu nzangano. Uwiteka tugire neza, ntabwo ibyaha bikwiriye kudutegeka, ahubwo ngo ni twebwe dukwiriye kubitegeka, ngo kandi ni wowe byifuza ariko ukwiye kubitegeka. Mwene data, hari igihe twese tubivuga ngo iki cyaha cyarananiye, ntabwo twagize umuhati, ntabwo twagize ishyaka. Dufite ishyaka ntabwo icyaha cyatunanira. Impamvu ibyaha bitunanira, ntabwo turamenya icyo Yesu yakoze ku musaraba. Impamvu utava ku nzoga cyangwa se utava ku magambo, utava guca imanza, utava kunegurana, niko utaramenya, ntabwo urasobanukirwa igikorwa Kristo yakoreye i Karuvari. Kuko umenya ukuntu yikoreye umusaraba, mwambitse ikamba ry'amahwa, ngo iryo kamba ry'amahwa ngo rimubere ingata, bamwambika umwambaro w'urubindo, kandi ari umwami w'abami, ari Imana, ariko aremera kugira ngo njyewe Jeanne d'Arc nawe ngo tutarimbuka, ako tuzahabwa ubugingo buhoraho. None icyo turi kwitura Uwiteka niki? Turi kumwitura gukora nabi, turi kumwitura kwangana. Ugasanga abantu bari kwangana kandi bari mu nzu y'Imana, ugasanga abantu bari kwangana kandi bakorana, ugasanga abantu bari kwangana kandi ni abavandimwe. Nanone iyo dusubiye kuri cya gice cy'Abagalatiya hejuru, tuhasanga imirimo ya kamere. Imirimo ya kamere ni ugukora ibijyanwa n'amaso y'Uwiteka. Iyo usomye Abagalatiya 5:19 haravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni 20, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice. Imana itugirire neza. Abakora ibi bari kubiba imbuto mbi, kandi abari gukora ibi bazasarura kubora, bazasarura kujya muri Gehinomu, bazasarura kubura imbabazi z'Imana. Ariko ubiba gukiranuka azasarura imbabazi z'Imana. Iyo Kayini akora ibyiza, yararemerwa n'Uwiteka. Iyo akora icyiza, Uwiteka yararamumurikishiza mu maso he, ubwiza burabagirana bw'Uwiteka bwari buramubaho. Ariko agira umwaga, kandi nk'abagira umwaga bazanyura mu marembo ya Satani, bazajya mu nzira itanejeje Imana. Umuntu ugira umwaga ntabwo ari uw'Imana. Umuntu ugira ishari si uw'Imana. Umuntu ugira amahane ntabwo ari umuntu w'Imana. Umuntu witandukanya, abirema ibice, abo si abantu b'Imana. Imana ntabwo ikunda abantu birema ibice. Umuntu akava mu idini rye akajya gushinga ijye, uwo ntabwo Imana imukunda. Kwitandukanya twabibwa mu buryo bwinshi. Ukava mu buntu bw'Imana ukajya mu mwijima, uko ni ukwitandukanya. Ngo abantu bagira umujinya, abo nabo ntabwo bari kubiba gukiranuka, abo bazasarura kubura. Imana itugire neza. Bene data, tugerageze uko dushoboye mu mbaraga zacu, yemye uko tumeze kose, tujye imbere ya Yesu. Genda imbere ya Yesu ukuri. Yesu aragukunda kandi Yesu arakugirira ibambe. Umubwire ukuri ko mu mutima wawe, umubwire aho uri umunyandegege, umubwire aho ushoboye nawe udashoboye. Niwe ubashisha amava asukuma, amaboko atendebutse niwe uyakomeza. Uwiteka atugire neza. Umuririmbyi 286 mu gushimisha yararirimbye aravuga ngo biba mu gitondo imbuto zineza, ujye ubiba ku manywa n'ikigoroba, rindira ko zera baze basarure, tuzatunda imiba tuzanezerwa. Nishimye
tuzatunda imiba tunezerewe. Mwene data, biba gukiranuka, uzasarura imbabazi z'Imana, ari bwo bugingo buhoraho budashira. Biba kwihangana, uzasarura ikamba ry'ubugingo ritangirika. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Ngo hahigwa ngo abageragezwa bose, ngo kuko nibamara kwemerwa ngo bazambikwa ngo ikamba ry'ubugingo ritangirika. Imana ishimye. Twige, uyu ni umwaka mushya, twige kubana n'abantu bose mu mahoro, twige kugira urukundo. Ibintu byose birigwa, ntaho tuvuga ibintu byose tubizi. Tuza ku isi bakatwigisha, tuza ku isi ntacyo tuzi, isi ikatwigisha n'Imana ikatwigisha. Abayoboka umwijima nawo umwijima ukabigisha, ariko hahigwa n'abigishwa Uwiteka. Ijambo ry'Uwiteka kenshi usomye mu migani, Imana ivuga ngo mwana wanjye ngo wumvire ngo amategeko ngwigisha, ngo witondere amagambo yanjye. Rero natwe reka tujye twitondera ijambo ry'Imana, tubibe urukundo, tubibe neza, tubibe imbabazi, tubibe kubana n'abantu bose amahoro, tugire umwete wo kwezwa, tugire umwete wo kugendana n'Imana yacu twicisha bugufi, tugire umwete wo gukora ibyiza tudacogora, tubibe gukiranuka, tubibe gukunda kubabarira. Igitero cya kabiri haravuga ngo biba izuba riva biba mu kibunda, ndugatinye ibihu ngo n'imbeho nyinshi, amasarura n'imirimo bishize, tuzatunda imiba tunezerewe. Amen. Hano izuba riva ntabwo ari rino zuba tubona. Biba urukundo mu bigeragezo, biba imbabazi ugwaye ku gisasiro, uzi n'uwatumye ujya kuri icyo gisasiro. Biba kubabarira abakoherezaho imyuka bababarire, abakugire nabo bababarire. Biba mu bigeragezo kugira ngo wa mucyo wa Kristo umurike. Imana ibwira Gahini ngo mbese nukura neza nduzemegwa. Twamenye Imana, tugomba kugira wa mutima wari uri muri Kristo Yesu. Kandi Pawulo waravuga ngo ndimukizirikana ubwanyu, ngaho ko muzirikane n'abandi. Twere kwizirikana ubwacu. Niba mfukama imbere y'Imana ngavuga ati Mana mbabarira nagucumuyeho, ariko nkaba ndabasha kubabarira uwandakaje ku kazi, ndabasha kubabarira abangiriye nabi, aho ndi kwizirikana kandi ndabwo Uwiteka azangirira neza. Kandi niba mfukamye ngavuga ati Mana ndakunyinze ngirira neza, sinsabire n'abandi bakeneye gutabagwa, aho ndi kwizirikana. Imana itugire neza, tugire urukundo, rwa rukundo rwa Kristo, rwa rukundo rwari ruri muri we, kuko urukundo rwa Kristo ntabwo rutoranya. Imana itugire neza, ngo nukora ibyiza nduzemegwa cyane rwose, nukora ibyiza uzemegwa. Twere kuba ngahabu. Ahabu yashatse uruzabibu rwa Naboti, ataruhiye, atavomereye, atahingiye. Naboti aramubwira ati biragatsindwa kuguha gakondo y'abasogokuruza. Umugore we Yezebeli aramubwira ati kubera iki ubabaye? Yagiye mu rugo ababaye, avuga ati nakunze uruzabibu rwa Naboti none yarunyimye, wagira ni umwana. Imana itugire neza. Kandi n'ikindi ngo urwo ruzabibu rwa Naboti ngo rwari ruri hafi yiwe. Mu Cyongereza iyo usomye Bibiliya y'Icyongereza ngo yari arushaka ngo rumubere ngakarima kagakoni, niko nabisobanura. Ariko Naboti aramubwira ati no, biragatsindwa kuguha gakondo y'abasogokuruza. Natwe twahawe umurage, twahawe agakiza. Aka gakiza ndabo dukwiriye kukajagajagamo, ndabo dukwiriye kugakandagira, ndabo dukwiriye kugatesha agaciro. Aka gakiza twagahawe kugira ngo tubibe gukiranuka, kugira ngo dukore neza, kugira ngo dukore icyiza. Kandi icyo cyiza nitugikora tuzemerwa mu ijuru ry'Uwiteka. Imana iturengere. Ngo maze umugore we amugira inama, aturakomeye muri uyu mugi, uri umwami, kubera ko uri kurizwa n'uruzabibu wagiye ukarufata. Yaragiye bicisha Nabote amabuye,
amaraso y'umukiranutsi yararira yagatabaza mu ijuru, ijuru naryo rikumva ati aya maraso yari gutabaza ninde uyamenye. Uwiteka yavuze amagambo akomeye, ngaho imbwa zarigatiye ngo amaraso ya Naboti niho yazarigatira amaraso yahawe. Imana itugire neza. Yagiye ku rugamba, ni ingurungunda, ni ndende, nzivuze sinarangiza icyigisho, ariko yagiye ku rugamba agwayo. Nk'uko Uwiteka yabivuze, amaraso ye yarigatwa n'imbwa nyine, sinjye wahera. Imana itugire neza, biba gukiranuka. Ahabu yabibye ibidafite umumaro, bituma avusha amaraso y'umuntu w'Imana, nawe bumuviramo gupfa, kandi nawe azazuka gukogwa n'isoni. Imana itugirire neza. Nubiba gukiranuka uzasarura imbabazi z'Imana, nukora icyiza nduzemerwa. Gahini nawe abazwa nuko ngo Uwiteka ngo atamurebye. Ni gute Uwiteka yaramureba kandi atanze igitambo kibi kitanejeje amaso y'Uwiteka? Ahaye Uwiteka ibisigarizwa. Umuhinzi n'ubundi iyo asaruye areba imbuto nziza, iyo mbuto nziza arayibika akazayitera. Iyo ari umuntu wubaha Imana, iyo asaruye imbuto ya mbere asarura ajyana hehe? Mu nzu y'Imana, agashima Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nimungeragereze mu byanyu 10%. Imana itugire neza. Gahini nawe yashatse gusarura ibyo atabibye. Uwiteka dufashe, bituma amena amaraso y'umuvandimwe we. Uwiteka yaramuburiye ati Gahini, kubera iki ugize umubabaro? Ni kuri gupanga gukora. Ati nukora ibyiza nduzemerwa, ariko nudakora icyiza dore icyaha kiduka tugiye ku rugi rw'umutima wawe niweho gishaka. Uwiteka aramaze kumuburira, kuko Uwiteka aramaze kubona icyaha gitangiye kuba muri Gahini. Gahini yaratangiye gutwita icyaha cy'ishari. Ishari arigiriye umuvandimwe we, yatuye ituro ryiza, Uwiteka amurebanye feva, amurebanye igikundiro. Amaso y'Uwiteka ari ku gitambo cya Abeli, ariko Uwiteka yatema umugongo igitambo cya Gahini, bituma Gahini agira ishyari. Bene data, imbuto z'umwuka ziravuga ngo tugire urukundo, tugire kugwa neza, twere kugira ishari, twere kugira umwijima muri twe. Imana idufashe. Ntabwo uzasarura imbabazi z'Imana nubwo utarashatse gukiranuka kw'Imana. Dawidi amaze gukora icyaha, amaze gusambanya Batisheba, yashatse imbabazi z'Imana. Uwiteka amugendere amutumyeho umuhanuzi Natani. Uwiteka aramugenderera, amubwira icyaha cyo yakoze icyo ari cyo. Dawidi yumva atewe n'umubabaro n'ibyo yakoze, ashaka mu maso h'Imana. Uzasome Zaburi 51 wumva ukuntu yaririye Imana, arayitabaza ati Mana mbabarira, ibyaha byanjye reka bitsibanganira imbere yawe. Dore Mana n'ikimenyimenyi kubera ibyo nakoze, ariga mama yambyariye mu byaha, ariko ndakwinginze nunyeza ndakira, nunyezesha Jobu ngo ndakira nderade, ngo ndushe urubura arushe neje kwera. Murabona urubura ruba umweru dede, ariko aravuga ngo nunyejesha Jobu ngo nderade. Yashatse mu maso h'Imana, ashaka gukiranuka, ashaka gukura bwa busabane bw'Imana, kuko ubwiza bw'Imana bwari buvuye kuri Dawidi. Ariko kuko ngo Uwiteka ngo ni umutunzi w'imbabazi, aramucyaha nguko Imana yacyashye Gahini ati nukora icyiza suremerwa. Yanze kubiba gukiranuka, yanze kubiba gukora neza, yanze kugwa neza. Ahubwo muri we haza ishari, haza urugomo,
ryararigisha riratwita ku rugero avuga ati Abeli ngwino tube dutembera mu gisambu. Ageze mu gisambu aramwica, amena amaraso y'umukiranutsi. Ariko nubwo yamenye amaraso y'umukiranutsi, amaraso y'umukiranutsi bene data yafite imbaraga, ngo ya maraso ya Abeli yaratakamba, ijwi ryumvikanira mu ijuru rya Abeli. Niho Imana yabwiye Gahini ati ibyo wakoze ni ibiki? Imana itugirire neza, Imana iturengere. Muribuka ko Gahini yavuze ati ntawe ndi umurinzi w'umuvandimwe wanjye. Uwiteka amushyiraho ikimenyetso, bivuga ngo aho azagera hose bazamenya ko ari ruvumwa, bazamenya umuntu uwo ari we. Mwene data, shaka gukiranuka. Mu izuba ubibe gukiranuka, mu mubabaro wawe ubibe gukiranuka, mu gahinda kawe ubibe gukiranuka, mu bigeragezo byawe ubibe gukiranuka. Kwihangana birakenewe, biragoye, ariko tugomba kubishaka, kuko ntabwo tuzambika ikamba ry'ubugingo ritangirika tutaragize tutarabibye gukiranuka. Kandi ngubwire, icyo uzabiba cyari cyo cyose nicyo uzasarura. Ntabwo uzasarura icyo utabibye. Niba warateye ibishyimbo ntabwo uzasarura ibigori, uzasarura icyo wabibye. Nubiba umujinya uzasarura kubora, uzasarura urupfu rw'iteka. Ariko nubiba urukundo, imbabazi, kugwa neza, kubana n'abantu bose amahoro, kugira umwete wo kwezwa no gutunganywa, uzabona Imana Data. Uzasarura ubugingo bw'iteka, uzasarura kubaho kw'iteka ubudapfa. Biba gukiranuka, usarura imbabazi z'Imana, aribwo bugingo buhoraho budashira. Mwene data, biba gukiranuka, Uwiteka azakugirira neza. Abanzi bakwishima hejuru ntabwo bazakwishima hejuru. Nukora ibyo Imana ishaka, nugenda uko Imana ishaka, ntabwo Satani azakwishima hejuru. Abo barozi bakuzengereje ntibazakwishima hejuru. Wowe biba gukiranuka, ukugira nawe musuhuze, muhobere, umwifurize amahoro ya Kristo, umwifurize guhura n'umucyo wa Kristo. Arega abajya i Damasiko bose siko bagenda bagiye kuvuga inkuru nziza. Muribuka Pawulo agiye gutoteza ubwoko bw'Imana, ariko ajya i Damasiko yahuye n'umucyo wa Kristo. Abo basabire bahure n'umucyo wa Kristo mu izina rya Yesu. Erekana imbabazi za Kristo muri wowe, erekana urukundo rw'Imana muri wowe, garagaza kwihangana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiye. Uwiteka agufashe. Birashoboka yuko uri mu ndambara, birashoboka kwihangana kugushiranye, ariko ibuka igikorwa Kristo yakoreye ku musaraba. Ntabwo twari dukwiye kubabarirwa, ntabwo twari tubikwiriye, habe na gato. Kuri njye sinari mbikwiriye, icyo nari ngwire ni ukujya mwayiramva, ariko Kristo umucunguzi wanjye aba ari uyijyamo. Nari ngwiriye kwikura uramusaraba, nari ngwiriye kwambara akamba ry'amahwa, ariko Kristo umwami wanjye arancungura. Reka tumenye agaciro twagiriwe, reka tumenye urukundo Imana yadukunze, bidutere kubiba gukiranuka, bidutere kugira umutima w'urukundo n'umutima w'imbabazi. Imana itugire neza, nshuti z'umusaraba. Icyo Uwiteka gushaka yo mwana w'umuntu niki? Ni ugukunda kubabarira, ni ugukunda gukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Ibyo ni byo Uwiteka gushakaho, kandi mushakashaka icyo umwami ashima. Icyo umwami ashima ni ukugira wa mutima wari muri Kristo Yesu, ni ukugira rwa rukundo rwa Kristo, twe kugira n'abo twanga, kuko imitima yacu ntabwo ari gereza ngo tubwire imbohe muri twe. Imana itugire neza. Gusenga Imana ishima ngo ni ukwiyambura ibidafite umumaro. Umukristo Imana ishima ni umukristo utagira amoko, ni umukristo ugenda uko Imana ishaka. Umukristo Imana ishima nukora ubushake bwayo. Yesu aravuga ngo mama ninde? Ngo abavandimwe banjye se ni bande? Ngo naba twicaranye, naba ari kumva ijambo ry'Imana, naba ari gukora ubushake bw'Imana. Mama n'uyu uri gukora icyo Imana ishaka, murumuna wanjye n'uyu uri gukora icyo Imana ishaka.
bashiki banjye, n'uyu uri gukora icyo Imana ishaka. Ukora icyo Imana ishaka ni inshuti ya Kristo, ni umuvandimwe wa Kristo. Ukora icyo Imana ishaka ni umwana w'Imana. Ariko umuntu uri gukora ikinyuranyo cy'Imana si umwana w'Imana, kandi umwuka w'Imana ndumubamo. Imana yacu rero itugire neza. Ijambo ry'uno munsi riravuga ngo biba gukiranuka uzasarura imbabazi z'Imana, kandi nta muntu uzasarura icyo atahinze. Niba ubiba urwango, umenye ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Kuzuka kwawe nyine uzabona ibyo wabibye. Tuzajya imbere y'Imana buri wese ibyo yabibye hano ku isi. Hano turi mu isi, turimo kwitegura, turimo guteganya aho tuzaba, aho tuzaruhukira. Icyo ubiba nicyo uzasarura. Ubwo rero imbanda izavuga, buri wese ibyo yakoze bizaza bimukurikiye. Biravuga ngo imirimo izatujya imbere, yaba ari myiza yaba ari mibi, izatujya imbere, n'izadushira mu rubanza. Uwiteka atugire neza. Ijambo ry'uno munsi riravuga ngo biba gukiranuka uzasarura imbabazi z'Imana. Undi muntu wabibye gukiranuka, cyangwa se abandi bantu babibye gukiranuka, abakobwa 10, 5 b'abanyabwenge, 5 b'abapfapfa. Bari bafite isezerano y'uko umukwe azaza, ngo 5 barasinzira, kandi basinzira nda mavuta bafite mu mberezo. Abandi banyabwenge barasinzira ariko basanga badasinziriye, ngo kuvuga ati reka abe yirambitse. Hari ukwirambika ari no kujya gusinzira. Umukwe aje, 5 b'abanyabwenge ngo barakanguka. Umukwe araje, ngo induru yumvikana muri uwo mudugudu. Abandi nda mavuta dufite, b'abapfapfa ngo bibuka ko nda mavuta bafite, nabo barakanguka. Mwene data, nukunda ibitotsi uzasarura kubura Kristo, uzazukirwa gukorwa n'isoni. Imana rero idufashe twere gukunda ibitotsi, twere gukunda imbiya, twere gukunda ibintu bidafite umumaro. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Imana igufashe. Muribuka mu gihe cya Salomo, Imana imaze kumuha ubwenge, urubanza rwa mbere yaciye ngo n'abagore 2 bari baryamye hamwe, bombi bari bafite abana bakiri imbinja. Ngo umwe ngaza kuryamira umwana we, ngo amenya yuko umwana yagize ute yapfuye. Arangije afata wa mupfuwe, umwana we wapfuye, ngamushira mu gituza cya mugenzi we ugifite umwana muzima. Ngo umuzima ngaramufata. Izo nazo ni inkuru ndende. Icyo uzabiba nicyo uzasarura. Nubiba gukora neza, Imana izaguhemba neza. Nubiba gukora nabi, Imana izaguhana. Hanye inzoka ihana Adamu, ihana Eva. Na Gahini nawe yaramuhanye kuko ngo yamushizeho ikimenyetso. Ajya yaragera hose bajye bamenya umuntu uwariwe. Imana y'amahoro ibagirire neza. Naho ubutaha. Shalom shalom.